kwibaza ati aho wenda Kitoko ntaje no gutegura ubukwe. Tunapanga na Mungu anapanga niko bavuga. Nabyo biri muri gahunda. Na mubinze. Biranze. Yeah. Bamfashe neza. Kandi ndishimye gutaha. Yeah. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu atari yatekereza neza kuba yaba yagarutse mu Rwanda. Ati arabona ari inzozi, yabitekereje kenshi ariko nyine ngo bikajya bigenda bitamukundira umunsi ku munsi, ariko ngo uyu munsi byakunze. Ni ibintu rero akomeza kuba avuga ko ari ibintu bikomeye cyane kuba agarutse mu rugo. Uwo nta wundi ni Kitoko Bibarwa wari umaze imyaka ijya kuri 12 mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko akaba yamaze kuba yagaruka mu Rwanda. Uyu Kitoko Bibarwa rero ni umuhanzi uzwi n'abatari bake mu Rwanda, akaba ari umuhanzi wagiye yarakoze indirimbo nyinshi mu Bwongereza, akagenda akora indirimbo nkeya cyane kabisa, kuko n'indirimbo yakoreyeho indirimbo ebyiri zonyine. Benshi bagiye bavuga ko yagiye mu Bwongereza ari nko guhunga wenda kugira ngo adakomeza kwitwa n'agahinda, kubera ko umukobwa wa Paul Kagame yamwimye urukundo, kuko ngo yarazi ko ari bazabana bikangira byanze. Benshi bavuze ko ari impamvu ngo yagiye kuba hanze kugira ngo adakomeza kwitwa n'agahinda hano mu Rwanda. Gusa banamubajije ko ngo yabaje no gukora ubukwe, yavuze ko rwose ngo nabyo abitekereza ko atari byo biri imbere, ngo cyane ko nabyo biba ari umugisha. Nkomeza mbibutsa cyane ko hano ku Imana TV handi usanga amakuru y'imyidagaduro agiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose, cyane ko hano mu Rwanda aba ari menshi cyane. Nahandi wasanga rero usanga ku Imana TV ariho uba uyabona neza cyane gatanu ku kandi. Twibutsa ko subscribe, share and comment kugira ngo tukomeze tujye twibanira cyane gatanu ku kandi. Kitoko kandi yavuze ko nyuma yuko atashye atari uko abuze akazi, atari uko imikorere ibuze, ahubwo avuze ko ashaka kuba yagaruka muri music nyarwanda, akaba yagira bimwe mu bantu, yagira bimwe aha abanyarwanda bari bamuziho byinshi mu ndirimbo nziza kandi nyinshi. Rero yavuze ko agarutse kuba yagaruka mu muziki, kubera ko ngo muri Amerika ngo gukora indirimbo ni ibintu bihenze cyane kubisa, kuko ngo babara amafaranga ku isaha. Rero ngo ni ibintu bigoranye cyane kuba wasohora indirimbo hari muri Amerika ukaba wayikora ikarangira, nyine ngo ni ibintu biba bitwaye amafaranga atari make cyane. Rero ngo agarutse mu Rwanda aje gutanga ibyishimo, aje gutanga imiziki myiza mu Banyarwanda, ngo cyane ko ari nabwo ibona promotion cyangwa se nyine ibona ko igera ahantu hose nta mbogamizi n'imwe ihabaye. Kandi yavuze ko ngo akumbuye ibintu byinshi byo mu Rwanda, ngo bamuhaye amazi yo mu gacupa kaniri, aravuga ati rwose dore uruganda ruracyari rwa rundi, ati ibintu byose byarasirimutse, ati abanyarwanda ndabona barabaye basirimu cyane, ati imihanda yarubatswe ni myiza cyane ngomba gutembera, ati hubatswe inzu z'imiziki myiza nka BK Arena ntago yayizi, Zaria Court ntabwo ayizi. Ni ibintu byinshi cyane Kitoko nyine atazana mu Rwanda. Aravuze ati nicyo gihe nanjye nkaba nabyiyongeringamo nkanabitaramiramo nk'umuhanzi nyarwanda kandi ufite igikundiro cyinshi. Kitoko kandi yashimishijwe cyane no kuba yaragiye bwa mbere mu ndege ya Rwandair, akaba yavuze ko yahawe service nziza, akaba yavuze ko rwose u Rwanda rwamaze kuba rwatera imbere cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ati cyane cyane imitegurire rwose nta muntu wagenda avuga ko ahabwa serivisi mbi hano mu Rwanda. Kitoko kandi ategerejwe mu gitaramo azahuriramo n'uwitwa Davido kizabera hano mu Rwanda muri BK Arena mu kwa 12, akaba nabwo bwa mbere azabagiye gutaramira muri BK Arena, akaba nabwo bwa mbere azabagiye no kuyinjiramo. Ni ibintu rero avuga ko ari n'amahirwe akomeye cyane gutegura kuba yataha mu Rwanda imuhira mu rugo, agatangira anakora ibitaramo mu kwezi kumwe ahageze. Avuga ati ni ibintu nkunze cyane, ati ndabona ko urukundo rwanjye Abanyarwanda bamfitiye rugihari. Ni ibintu riravuga ko rwose nyine ari amata abyaye amavuta kabisa, aho agiye kuba yakongera kuba yagaragara ku ruhando mpuzamahanga rw'imiziki imwe n'imwe hano muri East Africa. Ngayo nguko rero hano ni ku Imana TV, ayo ni makuru Kitoko azanye, nibyo bintu biri kugenda bivugwa cyane no ku mbuga nkoranyambaga. Hano ni ku Imana TV, kora subscribe ukande kunzogera, share, like and comment kugira ngo tujye twibanira umunsi ku munsi.